kubungabunga umuco nyarwanda. Mu mibereho ya muntu habaho igihe cyo gukora n'igihe cyo kuruhuka, ashaka ibindi yaba ahugiyeho bikamurangaza. Niyo mpamvu bamwe bagiye bahimba ibihangano bisetsa ababyumvise bikabanyura, abandi nabo bagahimba imikino itandukanye. Abantu babiri cyangwa se batatu ugasanga barushanwa kuvuga neza cyangwa se gufindura imvugo ijimije. Abanyarwanda ntibacikanywe, bahimbye ingeri z'ubuvanganzo zirimo ibisakuzo, uturingushyo, imigani migufi n'imiremire, ibitekerezo, imbyino n'indirimbo zo mu birori n'izijyanye n'imirimo yabo nk'amasare, amahigi, amavumvu n'izindi zikubiyemo umuco nyarwanda. Wakwibaza umumaro w'ibi bihangano byo mu ngeri y'ubuvanganzo nyarwanda mu mibereho y'Abanyarwanda, uburyo byabungabungwaga ngo byamamare kugira ngo bitazasibangana mu migenzo y'Abanyarwanda. Mbere na mbere ziriya ngeri zivuzwe zikubiyemo mu ijambo rimwe ry'ubuvanganzo bwo muri rubanda, bugenewe abantu bose muri rusange, kandi ababuhimbye ntibazwi. Babuhimbaga mu mutwe, bakabufata mu mutwe ndetse bakabugeza ku bandi mu mvugo imbonankubone, nabo bakabugeza ku babakomokaho, bityo bugasakara hose. Muri iki gihe aho inyandiko yaziye, usanga hari abagiye babukusanyiriza mu bitabo babukuye muri rubanda. Ufashe nk'ibitabo bya Monsenyeri Bigirumwami Aloyizi nk'icyitwa Imihango n'imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda, waryoherwa n'ibihangano hafi ya byose bijyanye n'ingeri zinyuranye z'ubuvanganzo bwo muri rubanda. Umuhanzi ntahimbira ubusa. Ibihangano byo mu buvanganzo bwo muri rubanda ni ingirakamaro mu buzima bw'Abanyarwanda. Abanyarwanda bahimbaga ibihozo maze bakabyifashisha baguyaguya abana cyangwa se baha abageni impanuro nk'impamba izabafasha kubaka neza urugo bagiye gushinga. Ingeri nyinshi z'ubuvanganzo bwo muri rubanda zikoreshwa mu gususurutsa abantu mu bitaramo byo mu ngo. Ikindi ni uko nko mu bukwe no mu bindi birori binyuranye, indirimbo n'imbyino usanga zikoreshwa mu kubihimbaza. Abatumirwa barangamiye ababyinnyi b'igitsina gore babyina bakenyeye, ndetse n'ab'igitsina gabo bambaye imigara y'intore, bagashimishwa n'ukuntu umurya w'inanga cyangwa se umurishyo uherekeza imbyino bijyana n'umudiho wabo. Si uyu mumaro umwe gusa, ibihangano bigira imimaro itandatu cyangwa se irenzeho. Mu buvanganzo, abahanzi batoza urubyiruko ubupfura, ubunyangamugayo, ubutwari no kugira ishyaka ryo gukunda ababyeyi n'igihugu cyabo. Nk'umugani wa Nyashya na Baba wigisha ubufatanye n'urukundo hagati y'umukobwa na musaza we. Igitekerezo cya Ndabaga cyo cyigisha abakobwa kutitinya, kereka ababyeyi ko umwana wese ari nk'undi, kuko Ndabaga yabashije gukura se ku rugerero, byari inshingano z'abana b'abahungu. Iki gitekerezo cya Ndabaga kitwereka ko umuhungu n'umukobwa bombi bakwiye guhabwa amahirwe angana mu buzima
ntihabeho itonesha cyangwa se isuzugurwa rishingiye ku gitsina. Tuvuze ku migenzo, dusanga imyinshi mu migenzo y'Abanyarwanda yerekeza ku bufatanye no kuzahura ubukungu, nk'imigenzo yose yerekeye ubukwe, kuva umukobwa asabwa kugeza bamutwikurura, imigenzo yakorerwaga umubyeyi wabyaye cyangwa umwana abyaye, yose yatumaga umuryango nyarwanda uhora wunze ubumwe, abantu bagasangira basabana. Ntiwavuga imigenzo ngo usige imiziririzo, ni ibintu bibiri bidasigana, ni nk'umukenyero n'umwitero. Imiziririzo nayo yagiriraga akamaro urubyiruko, rugakurana umuco wo kubaha no kwitondera ibintu bibafasha mu buzima bwa buri munsi. Imiziririzo imwe yabaga igamije cyane cyane gutoza abana kubungabunga isuku y'ibikoresho n'ibyo bikoresho ubwabyo. Bakagira bati kirazira kwicara ku isekuru, ku rusyo, ku ngata, ku ityazo, kumena igisabo, ngo byari ugukenya cyangwa se gukungurira ababyeyi. Mu miziro ishingiye ku myumvire twavuga nko kubuza umuntu kunywa amata ahagaze, kuyanywa se wariye inyama, cyangwa wariye inyama, ngo byica inka, amata akaba amaziri. Cyangwa kutavuga so bukwe na nyoko bukwe mu izina, mu buryo bwo kububaha, n'izindi nk'izabuzaga abantu gutatira igihango. Mu by'ukuri igihugu gishyira ingufu mu gushyiraho ingamba zo kubungabunga umuco nyarwanda. Usibye kuba hariho minisiteri ifite mu nshingano iby'umuco, hakanaba haragiyeho n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, hari gahunda nyinshi zishimangira zikanabungabunga umuco n'indangagaciro by'umuco nyarwanda, mu rwego rwo kwimakaza ubufatanye, kwiteza imbere, kubungabunga ubuzima no gusakaza indangagaciro nyarwanda. Tubona ko hashyizweho gahunda y'umuganda, iy'ubudehe, iy'ubwisungane mu kwivuza, iya gira inka munyarwanda, iy'itorero ry'igihugu n'izindi. Si ibyo gusa kandi Leta y'u Rwanda ihora ikangurira abaturage kwitabira gahunda zo kwibumbira mu mashyirahamwe n'amakoperative, maze umutungo babonye bakawubitsa, dore ko bashyiriweho ibigo by'imari biciriritse na banki zitandukanye. Izi gahunda zose zituma abana babyiruka bakurana ubuzima buzira umuze, bunazira ubukene, maze bakigiramo indangagaciro zibayobora mu kubaka igihugu ndetse no guhorana ubupfura. Ntawarondora ingamba zo kubungabunga umuco ngo azirangize, kuko izo ngamba zisakazwa muri gahunda zinyuranye z'itangazamakuru, mu bitaramo no mu bindi biganiro. Humvikanamo byinshi bifasha urubyiruko kwimakaza umuco n'indangagaciro nyarwanda. Birumvikana rero ko ubuvanganzo bwo muri rubanda buhuza abantu, kuko buri wese aba abwisanzuramo, buri wese kandi akabugeza kuri mugenzi we hatitawe ku byiciro byabo, yaba abakiri bato cyangwa se abakuru. Nk'uko ubuvanganzo bwo muri rubanda bunyuzwamo ubutumwa bwimakaza indangagaciro n'umuco bibereye umunyarwanda, nimureke duhuze imbaraga maze twitabire ingamba zo kubungabunga ubuvanganzo bwacu, dushingire ku byaturanze, tubijyanisha n'icyerekezo igihugu cyihaye ndetse n'iterambere ry'isi muri rusange.